Ii, komeza ubwire ibya pazo. nibyo nari ndimo kukubwira pazo rero reka tujye kunywera kwa mama Ange. Pazo atangira gutomera kwa kundi kwe anywa nk'uwiyahura mu minota mike yaratangiye kurira. Mbonye bincanze mpamagara mama we yarahageze. Pazo atangira kutubwira agahinda ke, atubwira ukuntu yakuze ari imfubyi, nta mama nta papa. ubundi ari muri ba bantu bamara gusinda agahita akuramo inkweto n'ikabutura ahita yiruka. Kumufatisha rero ni ikintu kiba kigoye. Ubuseko kuriya muniga mana yanjye, kandi imana yaje mu nzoga mbimubwira ko atazazishobora cyangwa tumukure muri genge. Gusa rero mfite n'akabazo. Akabazo?